Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kugira ngo ujye ubibonera kugira ibintu byose nshyiraho. Mbere y'uko ureba iyi video ujya hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bwera, n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, kajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ese ninde uratambuka mbere? Wowe ni wowe uri kujya imbere. Murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Abaza bagusanga bari mu mukara, bari mu ruhande rw'ibumoso. Wewe uri kujya imbere ubujijwe kugenda, ahubwo azatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho ujya, aho wowe uri kujya. Ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya nibyo bizatambuka mbere. Ibiri guturuka aho wowe uri kujya ni bino biri mu mukara biza bigusanga. Ndakeka ko rero waramusitamo B. Ndizera ko waramusikane wa papuro. Bonye ibyapa biri kukugora, namaze kugukora video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuranye n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bigomba kugaragazwa gutye? Kubera ko ntibigishobora kubona neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu rero biba bigomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine hitamo kimwe. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, usoza umwaka ufite ibyangombwa. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari.
by'ubugari. Ikinyabiziga niba gihagaze ahantu hagenewe kunyurwa n'abanyamaguru kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, hari ibipimo bagomba kubasigira kugira ngo baze gucamo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ese akayira basigira kaba gomba kuba gafite ibipimo bingana bite by'ubugari? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe: A metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D nta iso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50, D nta iso cy'ukuri kirimo, ntibizakugore. Rero ndakeka ko hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. uba ugomba kubasigira byibura akayira gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo babashe kugacamo bataje guca mu muhanda ngo bateze umuvundo mu muhanda ngo bangamire imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero uba ugomba kubasigira akayira nibura gafite ibipimo bingana na metero 1 y'ubugari. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikane kwa papuro. Utari wahisemo niza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangarekerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara abasate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyo bashatse kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ikaba ari iso cy'ukuri, ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ay'imbere muzabirebe aba yera, ay'imbere aba ari umuhondo, naho ay'inyuma batukura, ay'inyuma ikindi abaza n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikanira ku papuro. Wari wesemo A bari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wesemo B bari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri aricyo A na B. Rero ugomba guhitamo C. Ndakeka ko rero waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese niba ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe: A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda, icyo kikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Bino bikora ku mihanda mujya muhura nabyo, byo mwumva ko bafite amahoni adasanzwe, kivuza ihoni ukamenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndakeka ko rero waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe: A aho imihanda ihurira, B inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta iso cy'ukuri kirimo.
urabona hari isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro isoki kuri nta kinini de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese cyakagombye kuba icyanya cyo ni ikihe? Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero uzavuga ko gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari ahantu wabonye handitsemo ngo ifungana ry'umuhanda, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta isoki kuri kirimo. Bibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe iyo video urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nimero zanjye mba nazibahaye, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Birashoboka ko utabuze kino cyapa neza ariko uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye cyangwa uzi amabara yabyo. None kiba gifite amabara asati: A ubururu, umweru, umukara; B umukara, umweru n'umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari isoki kuri nta kindi ni A, aba ari ubururu, umweru n'umukara. Video y'ibyapa nyongera namaze kubibakorera iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, kugira ngo ujye ubona n'andi masomo nshyiraho ukanda subscribe aho hasi. Murabizi ra byapa nyongera kiba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubururu, bari kuvuga umuzenguruko w'ubururu, umweru n'ubuso bw'umweru, umukara ni ibirango by'umukara. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari isoki kuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru. Hano rero nta hantu bavuze umweru gusa, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda wubatswe nabi, B agacuri kateza ibyago, C umuhanda utaringaniye, D akazamuka gahanamye. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ugiye kugera ahantu hacuramye hateza ibyago, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa mu ntera iri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bari kukubwira ngo agacuri kateza ibyago, ntabwo icyo cyapa kiba gishinze aho hantu ari agacuri, ahubwo uzabanza ugenda urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari ako gacuri kateza ibyago. Impamvu babyita ibyapa biburira, bakuburira hakiri kare ikintu kitaraba kugira ngo uze kuhagera wamaze kwitegura. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe:
A ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, birumvikana ni ahantu basengera. B hafi y'ibitaro. C hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze, none bibaze hafi y'ibitaro harimo amarwayi, biba bibujijwe rero kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, cyangwa ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C tanga inzira ku makamyo na za autobisi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo. Kubera ko twinjirira iburyo, ibinyabiziga biri ibumoso bwacu biba byadutanze kuhazenguruka, rero nibyo uha inzira. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikanye ku papuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndakeka ko rero waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C imyaka 2. D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo aba ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse, cyangwa aho mwita ngo ni kuri rompuwe mu ndimi z'amahanga. Ese wakwitondera iki? Ese wakwitwara ute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. B ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. C ibinyabiziga biturutse iburyo, n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Kubera iki ari ibinyabiziga biturutse ibumoso? Nk'uko nari nabibabwiye, iyo tugeze ari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo. Rero ibinyabiziga biba biri ibumoso bwacu biba byadutanze kuhazenguruka, rero uba ugomba kubiha inzira ukabyitondera. Umuvuduko bifite n'intera hagati yawe nabyo, wabona byamaze kukwegera cyane ukabiha inzira bikabanza bigatambuka. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru.
cy'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ko umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Kubera iki? Impamvu bagishyizeho, birashoboka ko ushobora kuba uri kugenda mu muhanda ukabona undi ushamikiye ku muhanda urimo, ugahita uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura umuhanda. Rero bagiteraho kugira ngo kigaragaze ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Urabona ko uno muhanda ushamikiye w'ibumoso ugarukira mu buso. Ndakeka ko waramutse utamo B rero, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi ugomba gukora iki? A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, kunyuranaho ibumoso cyangwa se ugategereza wihanganye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kunyuranaho ibumoso. Uba ugomba kunyuranaho ibumoso. Kubera iki? Niba uri kugenda inyuma ya yutongo, harimo abagenzi iri kujya ihagarara bakavamo, abandi bakajyamo, ntiwaguma inyuma yayo ujye urayitegereza. Ahubwo ikintu uba ugomba gukora ni ukunyuranaho ibumoso, kubera ko kunyuranaho murabizi bikorerwa ibumoso. Rero uba ugomba guhita uyinyuraho ukayidepasa. Mu gihe ubonye ahantu ugeze hari ibimenyetso bikwemerera kunyuranaho, ukanyuranaho ibumoso. Ndakeka ko waramutse utamo A. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibyapa bibura n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Birangwa ni iki? A. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, cyangwa se ngo mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose aba ari kimwe. Ubuso bwera cyangwa se ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Ikirango cyo ni mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko waramutse A. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza
biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa mu masangano. Ahantu imihanda ihuriye, ahandi ukajya urabyirengagiza. Oya, mu bimenyetso bimurika hari abiba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ukabikurikiza, ariko waba ukimara kuharenga ntubikurikize. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa aho ariho hose wabisanga, haba mu masangano, yaba hari ibimenyetso bimurika, haba mu nsisiro, uba ugomba kubikurikiza bitewe n'ahantu bisanze. Ndakeka ko warabutamo D. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, bishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Waba ushobora kugera ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduha, hitamo kimwe cy'ukuri. A, metero 2 n'ibice 50. B, metero 2 n'ibice 75. C, metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2 n'ibice 75. Ese warasoma B? Ese waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo? Ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Nka za ambilansi mubona ko ziba zifite itara ry'ubururu imyatsa riri kuboneka mu mpande zose, kubera ko kiri mu binyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Ese ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko wazo ntarengwa mu isaha bari uwuhe? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Bino binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko wabyo ntarengwa mu isaha aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho kwa amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Noneho ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50. Ibyo byose mba ngomba kubivugaho kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye hari ikintu gigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye ukibonera ku gihe. Ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Byaba bino bizamini biba bimaze gukorwa amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane. Imana ibahe
ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora mukunde gukosora bino bizamini bameze gukorwa. Ibibazo biragaruka nugerwaho urabona ibizamini byose, ibibazo byose warabibonyeho. Ndabakunda cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.